Shalom, karibu ku isengesho ribohora. Wowe tubana hano ku isengesho ribohora official ku gicaniro cy'amasengesho. Tuguhaye karibu kandi uruw'agaciro, uruw'ingenzi cyane kuri wowe wakoze subscribe. Turabigushimiye. Imana iguhandagazeho ibyiza byayo, iguhandagazeho imigisha. Nawe tuguhaye karibu utarakora subscribe. Uza buri munsi ukatumva, Imana iguha umugisha. Ariko byaba byiza nawe ukanze subscribe ukabana natwe kuri iki gicaniro. Kandi duhaye icyubahiro, turashimiye n'abantu bose bagerageza gusangiza ibyigisho byacu, bakabishyira mu magrupe, bakabishyira ku status yabo, kugira ngo bafatanye natwe kwagura isengesho ribohora official. Imana ibaha umugisha mwebwe mwifuza ko twaguka tukaba benshi ku isengesho ribohora, mu izina rya Yesu. Muri mu mugambi w'Imana, namwe Imana rero ibagure mu izina rya Yesu. Ko wifuza ko isengesho ribohora official yaguka, nawe ari kwijuru rikwagura mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Tuje rero mu bihe byiza byo gusenga, ariko ibihe byo gusenga turi ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu. Twamaze tiyari kwinjira mu kwezi kwa gatandatu, itariki ya mbere kwezi kwa kimwe. Tumaze kimwe cya kabiri cy'umwaka, hasigaye ikindi kimwe cya kabiri cy'undi mwaka kugira ngo umwaka urangire. Ndagusengera kugira ngo mbere yuko uyu mwaka urangira, mu izina rya Yesu, muri aya mezi atandatu Imana ikwereka ibitangaza bikomeye, igukorera ibitangaza bikomeye mu izina rya Yesu. Igukorera imirimo ihambaye muri aya mezi atandatu asigaye. Uyu mwaka ntugusige ukure. Ku kwezi kwa gatandatu ko dutangiye ko kukubera imfura mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbere y'ibindi byose tubanze dusenge, dufate umwanya wo gusenga kuri itariki ya mbere y'ukwa gatandatu. Tusabe kugira ngo ku kwezi twinjiyemo kwa kimwe cya kabiri cy'amezi atandatu arangiye, tukaba dusigaje ayandi atandatu imbere. Uku kwezi Imana igufunguriremo imigisha mu izina rya Yesu, ikuvubiriremo ububyutse mu izina rya Yesu Kristo, igufunguriremo akazi mu izina rya Yesu Kristo, igufunguriremo urushako mu izina rya Yesu Kristo ariyo mariage, igufunguriremo imbaraga n'amavuta ibigusukaho mu izina rya Yesu Kristo. Ku kwezi kwa gatandatu twinjiyemo, Imana Data wa twese iguteza intambwe, ice uruzerero rwose n'umwuka wo kwizenguruka wari ukumazeho igihe, umwuka wo kwizenguruka wo gucikaho mu izina rya Yesu. Uwisange uri kujya imbere umunsi ku wundi, ijuru riguteza intambwe ujya imbere umunsi ku wundi. Umwuka w'uruzerero ugucikeho, urubuye rugucikeho, wo kwizenguruka wo gucikeho. Hari igihe umuntu yigenzura agasanga imyuka hafi ya yose ni nkaho ari we yateraniyeho, yajya yibona akibonaho umwuka w'uruzerero. Uri umuntu uhora wimukamuka, wavuye aha wagiye aha, watangiye business yarangiye byanze, ugiye muri iyi nayo biranze, ugiye muri iyi nayo biranze, ugahora uzerera mu ruzerero rw'ama business. Mu buryo bwo gusenga nabwo ugahora uzenguruka mu bahanuzi, wavuye kuri uyu wagiye kuri uyu, wavuye kuri umupasiteri wavuye kuri uyu, wagiye kuri uyu wagiye kuri uyu, ugasanga uriho umwuka w'uruzerero. Uwo mwuka w'uruzerero ugucikeho muri uku kwa gatandatu mu izina rya Yesu Kristo. Uruzerero mu mpande zombi, yaba ari mu mwuka no mu mubiri, Uwiteka rukate mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kugira ngo umwuka wo kwizengurukaho nawo ugucikaho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka utemeraga kutera intambwe ngo uve ku rwego ujya ku rundi, uyu mwuka muri uku kwa gatandatu Imana urangize burundu, winjire mu iterambere rikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka gukureho umwuka w'icyangiro, wibonaga nk'umuntu wanzwe. Satani yaraje yicarira ishusho yawe n'isura yawe, yicarira umurimo ukora arawupfobya. Ariko ndatura kugira ngo n'icyo ukora Satani akiveho katika jina la Yesu. Satani ave ku isengesho ribohora katika jina la Yesu. Muzimi jini, umwana w'umuntu wese wicariye isengesho ribohora mu buryo bwa kirozi, avumwa tembagazwa kubitwa hasi kwa jina la Yesu. Wicariye isengesho ribohora mu izina rya Yesu kugira ngo ritazamuka, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima tera imbere. Umwuka ukubitwa hasi ku isengesho ribohora official kwa jina la Yesu. Kandi umwuka wicariye nawe wowe kugira ngo utazanzamuka
ugatera intambwe ukaba umuntu ukomeye. Imbaraga zicaye hejuru y'ubuzima bwawe zikicara hejuru y'ubuzima bwanjye. Muri uku kwezi kwa gatandatu dutangiye turazimenaguza amaraso ya Yesu Kristo kwa jina la Yesu, kuko handitswe yuko ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Turanesha imyuka yicaye hejuru y'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, yicaye ku mutwe wacu kugira ngo tutazamuka tugakomera. Ndayimanura hasi nshyize kuzimu mu izina rya Yesu Kristo dusumba amazina yose. Mwuka wicaye mu isura yawe kugira ngo udakundwa, kugira ngo utemerwa n'umuntu wakakugiriye umumaro, n'umuntu wakaguhinduriye ubuzima. Umwuka uve mu isura yawe katika jina la Yesu. Umwuka umenagurwe mu isura yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ugira igikundiro ku muntu ukugirira umumaro, ugira igikundiro ku muntu wagufasha mu izina rya Yesu Kristo, ugira igikundiro ku muntu waguteza intambwe. Pete sekiria holi ya pata sakra baba. Ndekuye umuriro w'Imana mu isura yawe kwiki ikintu cyose cyicaye mu isura yawe kitakwemera gukundwa n'umuntu ugufitiye umumaro. Kwa jina la Yesu wapfuye akazuka, ndekuye umuriro w'Imana gutwika imigozi yose yariboshye ibirenge byawe, buri mbaraga zari ziboshye ibirenge byawe, kugira ngo uhere ku rwego rumwe, uhere ku cyiciro kimwe. Kwa jina la Yesu unanirwe gutera intambwe kujyana mu yindi ntambwe y'ubuzima katika jina la Yesu Kristo. Umwuka ucike ku birenge byawe mu jina rya Yesu Kristo. Ukwezi kwa gatandatu kukubere ukwezi kw'imfura mu yandi mezi atandatu asigaye mu jina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ku kwezi kwa gatandatu kukubere mu jina rya Yesu Kristo imfura mu yandi mezi asigaye katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo dutsinze imbaraga zose zarugwanyaga kujya imbere kwawe, zarugwanyaga intambwe zawe mu jina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Zitakwemera gutera intambwe ngo uve ku rwego ujye ku rundi, mu mavuta yo gusenga, mu mavuta yo kwizera, mu mavuta yo gukunda Imana, mu mavuta yo kugendana n'Imana, mu mavuta yo kumva ijwi ry'Imana, mu mavuta yo kumvira Imana, mu mavuta yo gukorera Imana, mu mavuta yo gutangira Imana, mu mavuta katika jina la Yesu yo kwizera mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Izo mbaraga zikuva mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo utere intambwe mu gukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ukorera Imana mu gusenga, ukorera Imana mu kwitangira mu izina rya Yesu Kristo. Ukorera Imana mu izina rya Yesu Kristo mu kwivugira, ukorera Imana mu gushyigikira abakozi b'Imana, ukorera Imana mu gufasha abapfakazi n'abandi babaye bose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi utere intambwe mu iterambere ikuganisha mu byiza mu izina rya Yesu. Tera intambwe. Ndatura gutera intambwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura gutera intambwe mu mwuka, ukigira imbere ho gato cyangwa se cyane mu izina rya Yesu Kristo, ukanezezwa n'intambwe Imana iguteje. Imbaraga zitemeraga gutera intambwe yo kujya imbere mu izina rya Yesu Kristo mu byiza, ahubwo ukisanga utera intambwe isubire inyuma mu bibi. Ndavumuye umwuka ugukururira mu bibi mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka ugukururira mu bukene, umwuka ugukururira mu ntege nke, umwuka ugukururira mu burwayi, umwuka ugukururira mu bantu baciriritse kandi utagomba kubuciriritse uri umwana w'Imana. Ndawuvuma mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndagusengana nawe kugira ngo buri mbaraga yose itemeraga kujya mu utera intambwe ujya mu bwiza ikubitwe n'umuriro w'Imana, ikubitwe n'amaraso Yesu Kristo, kubitwe n'inkuba y'Uwiteka. Ndarekura inkuba y'Uwiteka kuri buri mbaraga yose itakwemereraga gutera intambwe katika jina la Yesu Kristo. Ndarekura inkuba kuri buri mwuka wose utemeraga gutera intambwe. Mwuka wapfuye wari wicaye ku buzima bwawe, nutandukane nawe kubitwa n'inkuba y'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'umuntu Satani yambaye, badayimoni binjiyemo akakwishyiramo nta mpamvu, akakwanga nta mpamvu, akaba kurwanya ku manywa na nijoro katika jina la Yesu Kristo. Akaba yaragushize mu muhigo we. Uwo muntu kwanga ntacyo wamutwaye, uwo muntu kwanga ntacyo watwaye, wamutwaye. Ndatura ngo marayika w'Uwiteka mutembagaza mwirukane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwo muntu umwana Uwiteka Imana uroguye umuntu akamurogesha uburozi butandukanye bw'inyatsi, urogeshwa inyatsi zigahora zimutwara amafaranga, zigahora zimukuramo umutima wo gusenga, zigahora zimukuramo kwizera, zigahora zimukuramo guciranuka, zigahora zimutandukanya zishaka kumutandukanya n'umuntu we w'umumaro. Iyo nyatsi ni icike kwa jina la Yesu Kristo. Uwakusunikiye nyatsi ndatura ngo umuriro w'Imana, ndatura ngo marayika w'Uwiteka amwirukana
tembagaza ave ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Uyu munsi umunsi w'agakiza kawe, umunsi wo gutabarwa n'Imana. Kwezi kwa gatandatu kubera ubutabazi, kukubera uko impinduka katika jina la Yesu. Kwezi kurimo kukubera uko impinduka, kwezi uhagazemo kubera uko impinduka kwa jina. Kwezi uhagazemo kubera uko impinduka, utangirane n'impinduka, usozanye n'umwaka amashimwe n'ubuhamya bukomeye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndatura kugira ngo igihe cyashyizweho n'abarozi, cyashyizweho n'abapfumu, cyashyizweho n'abakonikone, icyashyizweho n'abakwanga, icyashyizweho n'abatakwifuriza ibyiza, kisibwe n'amaraso Yesu Kristo muri kalendari z'abazimu, muri kalendari z'abakonikone, muri kalendari z'abana mu mwijima. Mu izina rya Yesu Kristo ingengabihe zabo, iminsi mibi yabo iyo bateganyije ku buzima bwawe, ndatura ngo isibwe mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi yapanzwe yo kubabazwa kwawe, iminsi yapanzwe amarira yawe, ndayisiba muri kalendari mu izina rya Yesu Kristo. Yapanzwe yo kwizengurukaho, igihe ugomba kumara wizengurukaho, cyateguwe n'abana mu mwijima, cyateguwe n'abana ba Satani, cyateguwe n'imbaraga z'ikuzimu. Icyo gihe tugishyize akadomo mu izina rya Yesu Kristo. Turatura ngo hazi ikindi gihe kidasanzwe kikuzamura mu izina rya Yesu Kristo, hazi igihe kikuzamura mu izina rya Yesu Kristo, hazi igihe uzamukiramo, uku kwezi kuzamukiremo, amezi atari imbere uyazamukiremo, tandatu ube wuzuye amashimwe n'ubuhamya mu izina rya Yesu. Ndatura kuzamurirwa muri aya mezi, imbaraga zakutsikamiye mu mezi ashize zikakwicaraho, zikambatana nawe katika jina, zikomatana nawe. Wajya gutera urutambwe rumwe ugiye kujya imbere, ugasanga uteye intambwe 5 zijya inyuma bitewe n'iyo mwuka kurwanya. Uyu munsi marayika wice, munsi marayika witeka wice, ukuboko kwa witeka kwice umwuka uve kuri uyu muntu katika jina. Uyu muntu yakire deliverance yo kujya imbere, yakire deliverance yo kwaguka, yakire deliverance yo kuzamuka, akijya imbere mu bwiza bw'Imana, akigira imbere mu mavuta mashya, akigira imbere mu butunzi, akigira imbere mu guciranukira Imana, akigira imbere mu gice cyo kubaka umuryango yifuza, akigira imbere mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mu gice cya business yifuza, akigira imbere mwami katika jina la Yesu Kristo mu myigire yewe. Ndatura ngo umuntu yigira imbere mu izina rya Yesu Kristo, yigira imbere mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwuka wose utashaka kwavaho hari yewe mwuka we, uri nyabingi cyangwa umuzimu, uri igini cyangwa umwuka w'umukonikoni cyangwa umwuka w'umurozi, katika jina la Yesu wabambye ihema imbere y'uyu muntu, wewe wari wafatiriye zino nama, wewe wafatiriye bino birenge, wowe udashaka umuntu ava kuri urwego ngo ajye ku rundi rwego, katika jina. Ndatura ngo uko aya mezi ashize hakaba haza ukwezi gushimire yawe, ariko haza n'ibisha mu izina rya Yesu. Kuri ngiye haje ibisha mu izina rya Yesu. Ndatura kuri ngiye ko haje ibisha, haje ibisha mu izina rya Yesu Kristo, haje ibinteze intambwe mu izina rya Yesu Kristo y'agakiza, ibinteze intambwe mu mavuta, ibinteze intambwe mu mbaraga zo gusenga, mu mbaraga zo gukora ibitangaza, mu mbaraga zo kubohora abantu b'Imana, mu mbaraga zo kwirukana indwara, mu mbaraga zo kuzura abapfuye katika jina. Ndasengera imbaraga nshya, nawe tangira usenge, singira imbaraga nshya nawe, singira ubuzima bushya muri uku kwezi, singira amateka mashya muri uku kwezi. Zopetese kiri holiya tura ngo singira ibintu bizima mu izina rya Yesu, singira ibintu bisha mu izina rya Yesu, singira ibintu bisha mu izina rya Yesu Kristo. Iyambura ibishaje mu izina rya Yesu Kristo. Tandukana n'uwo mwuka warumaze igihe ukuboshye, tandukana n'izo mbaraga zari zimaze amezi 6 zikwicaye ku mutwe, zikwicaye ku mutwe, zitakwemerera uzamuka. Amezi 6 ashize urayareba ukabona nta kintu ubonyemo, ukabona nta ntambwe wigeze utera mu mwuka no mu mubiri. Amagano umwuka utarakwemerera ko ari cyo ugera muri ayo mezi 6, ntujyane nawo muri aya ngaya asigaye izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka utaranyemereye ko amezi 6 ashize hari ntambwe ntera, ndakuvuma mu izina rya Yesu. Ndaguhagurukira mu butatu butagatifu bw'Imana Data wa twese, Imana Mwana Imana Mwuka Wera, katika jina Yesu. Wanteranye ubukene, wanteranye kwizengurukaho, wanteranye guhora nsubira inyuma, wanteranye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana zima, wanteranye imyuka byose itandukanye yo gushaka unyererezo nkwamishiriza ahantu hamwe kwa jina la Yesu Kristo. Mkwamo unausambaratisha na sambaratisha roho ya mkwamo kwa jina la Yesu. Pepo lilo ni kwamisha miezi 6 iliyopita,
nalichoma kwa moto, naliangamiza katika jina la Yesu, nalisambaratisha kwa damu ya mwana kondoo. Mchawi aliyetengeneza uchawi wa kunikwamisha sehemu moja apigwe na radi ya Mungu. Damu ya Yesu ikamshinde, damu ya Yesu ikamwangushe kwa jina la Yesu. Zopetese kreholia na kuangusha. Ewe mchawi uliyenikwamisha miezi 6 iliyopita, hutanikwamisha tena. Miezi hii 6 ni miezi ya kuniuliwa na Bwana. Turakomeza sigara mezi yo kuzamurwa n'Imana, na mezi yo kubona iminduka, na mezi yo kubona ibitangaza by'Imana, na mezi yo kuzamuka mwuka, na mezi yo kuzamuka mu mubiri, na mezi yo kuzamuka mu by'ubutunzi, na mezi yo kuzamuka mu by'ubwenge, na mezi yo kuzamuka mu by'imbaraga, na mezi yo kuzamuka mu mpande zombi. Zopetese kila holia rapata sakra babali yoborede zekiria. Ninaachilia unabii kwako, ndarekura ubuhanuzi kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Aya mezi 6 asigaye akubere impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Acira umwuka wo guteza intambwe mu kwizera kwawe no mu gukiranuka kwawe. Acira umwuka wo guteza intambwe mu buryo bwo gusenga mu izina rya Yesu Kristo, Umwana w'Imana zima. Acira umwuka wo guteza intambwe mu by'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe yo kuva mu gisiribateri mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe yo kuva mu gishomere mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe mu izina rya Yesu yo kubyara nawe ukabona urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe yo kwitangira kwikorera mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe muri business yawe mu izina rya Yesu Kristo. Acira umwuka wo guteza intambwe mu buzima bwa buri munsi mu izina rya Yesu Kristo. Maze umwuka utakwemeraga gutera intambwe fire kwa jina la Yesu Kristo. Muri w'Imana utwika, muri w'Imana ukongore, yaba ari umuzimu wanyu kwa jina umuzimu wa so cyangwa umuzimu wa nyogokuru cyangwa sogokuruza wawe cyangwa nyogokuruza wawe cyangwa umuzimu umupfumu wari ukwicayeho utemeraga gutera intambwe, tujugunyeho umuriro n'amazuku, tusukiye ku muriro n'amazuku w'ijambo ry'Imana. Wa mwuka we sha cibwaho iteka, ntukagaruke kuri muntu, ntukangaruka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icubahiro mu izina rya Yesu. Iri jambo rya gihanuzi Mwami, ndumva hari ijambo rya gihanuzi rimanutse, hari ijambo rya gihanuzi rimanutse, ngira ngo dusome ijambo rya gihanuzi, ngira ngo dusome hanyuma turisengeremo. Ijambo rya gihanuzi rimanutse, ngira ngo turisengeremo kano kanya, hanyuma twumve icyo rivuga, twongere dufate umwanya wo gusenga mu minota isigaye. Ni ijambo tubona mu itangiriro, ni ijambo tubona mu itangiriro mu gice cya 17 n'umurongo wa 18. Reka tusome mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ijambo tubona mu itangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 18 ni ijambo tubona umugaragu w'Imana Aburahamu asenga, kabwira Imana ngo Mana, tangiriro igice cya 17, tangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 18, tangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 18. Oh Jesus, ko mbona se Bibiliya yanje igiye ko ndi kureba muri Bibiliya y'intuza, ndi kureba muri Bibiliya yo muri telefone, mu gihangane ndi kureba muri Bibiliya muri telefone, igice cya 17 n'umurongo wa 18, igice cya 17 n'umurongo wa 18. Ndabona bidakunze, yanze gufunguka, ariko kubw'amahirwe reka ndebe Bibiliya mfite hano, hanyuma tumve icyo Imana ivuga, ndebe Bibiliya. Abantu tuba twaramenyereye muri Bibiliya zo muri phone ni ikibazo, ariko Bibiliya mfite hano ni igiswahili. Ubwo wowe ubaye telefone yawe cyangwa se Bibiliya uyifite, ni ijambo twavuze ngo ni itangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 18. Tangiriro igice cya 17 n'umurongo wa 18, ijambo rya gihanuzi. Mwihangane rero kuri ako kantuza gaciyemo ndebe Bibiliya y'igiswahili. Ngiye mfite Bibiliya y'igiswahili hano, niyo ngiye gusoma. Ndagerageza kubishyira mu Kinyarwanda, ariko noneho nawe wisomere aho uri
Itangiriro igice cya 17 n'umurongo waho wa 18. Turamanuka no hepfo tumve ikimana hano irimo iravuga, wumve ijambo ry'ubuhanuzi ry'uyu mwaka. Reka dusome mu izina rya Yesu mu gice cya 17, igice cya 17 cy'itangiriro n'umurongo waho wa 18. Handitse ngo mu gice cya 18 haranditse ngo, Ibrahimu akamwambia Mungu lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Hano ngo Abrahamu abwira Uwiteka ati, Ishmaeli azabe imbere yawe, abeho imbere yawe. Ngo Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume na utamuita jina lake Isaka. Ngo Imana iramubwira ngo sibyo, ahubwo Sara umugore wawe azakubyarira umwana w'umuhungu uzamwite Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Ngo nanjye ngo nzakorana isezerano ry'iteka kuri uwo mwana, cyangwa se kuri urwo rubyaro ruzakurikiraho iteka ryose. Ngo na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia. Ngo no kubw'inkuru cyangwa se kubw'icyo nsabye kuri Ishmaeli nacyo ndacyumvise, nami nitamwongeza sana. Ngo nawe nzamugwize cyane, ataza mesaidi 12, azabyara imiryango 12, nami nitamufanya taifa kuu, nanjye nzamugira ishyanga rikomeye. Bari agano langu, ariwo murongo wa 21 tugiye gusoma cyane, ngo bari agano langu nitarifanya imara kwa Isaka, ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Ngo isezerano ryanjye nzarikomeza mu gihe nk'iki umwaka utaha. Ndagira ngo iri ni ijambo rikomeye cyane rya gihanuzi rimanutse ku buzima bwawe. Uyu turi kubona na Abrahamu ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuba yabona umwana uvuye ku mugore w'isezerano. Ajyana umwana we witwa Ishmaeli amusabira umugisha. Ngo Abrahamu abwira Imana ati, cyama Ishmaeli akabaho ari imbere yawe. Ariko Imana iramubwira ngo yego nibyo, ariko kandi isezerano ryanjye nzarikomeza ku mwana Sara azakubyariraho umuhungu uzitwa Isaka. Reka nkubwire, hari ikintu kigiye kuvuka mu buzima bwawe muri uku kwezi kwa gatandatu, muri aya mezi 6. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Wari umaze gutakaza ibyiringiro wumva yuko nta kintu kibonye, kuko umwaka ugezemo hagati nta kintu urabona, ariko muri aya mezi asigaye ndumva hari ikintu Imana igiye guturitsa ku buzima bwawe n'ubwanjye. Ndumva hari ikintu Imana igiye gukora kikavuka kidasanzwe, kuko ari cyo gihe, hari igihe cyategetswe cyashyizweho n'Uwiteka, hari igihe Imana yashyizeho gitegetswe nayo. Muri aya mezi 6 hari umunsi Imana yategetse, hari ukwezi Imana yategetse, hari isaha Imana yategetse. Hagomba kuvuka igitangaza ku buzima bwawe. Hagomba kuvuka ikintu kizatuma bimenyekana ko wiringiye Imana, ukayishikamizaho umutima kandi ukayikunda koko. Ndavugana n'abantu bakunda Imana, ndavugana n'abantu bizera Imana bakaba ariyo biringira gusa. Ndavugana n'umuntu wafashe umutima wakawushyira ku Uwiteka akaba ariwe yishingikirizaho. Ndavugana n'umuntu utishingikiriza ku miryango, utishingikiriza ku nshuti, utishingikiriza ku baziranye nabo. Ndavugana n'umuntu washyize Imana imbere akaba ariyo yishingikiriza, akaba ariyo yizera gusa. Wabonaga ko nta kintu
kikibaye bitewe no kubona ko umwaka wagiye. Hari ikintu Imana igiye gukora gishya ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye guturitsa. Hari ikigiye kuvuka. Hari Isaka ugiye kuvuka mu buzima bwawe. Ugiye kubyara Isaka, kandi uwo nguwo ugiye kubyara Imana niwe izakomeza izashimangiraho isezerano ryo kukuzamura no kugira ukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Hari business igiye kuvuka. Iyo business niyo Imana izaza ikuzamuriraho igutumbagize mu izina rya Yesu Kristo. Hari umufiyanse ugiye kuza imbere yawe. Uwo mufiyanse wo niwe muzubakana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Hari igitangaza kigiye kuvuka ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora. We wiringiye Imana ukayishikamizaho umutima. Wowe wumvaga yuko ibyo waruteze bitakibaye, wavuga ati iminsi yangendanye nta kintu kigikozwe. Ndajya nkuvugane nawe ngo hari igihe cyashyizweho n'Imana ku buzima bwawe, aho Uwiteka agiye kugira gute, agiye gukora ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Mu ruhande rwa Ibrahimu yumvaga yuko nta kintu kikibaye, ariko Imana avuga ati no mu gihe cyashyizweho umwaka nk'uyu nzakugarukaho Sara yarakubyariye umwana w'umuhungu azaba yitwa Isaka. Ndajya nkubwiye ngo hari igihe cyashyizweho n'Imana ihoraho. Hari icyo Satani yari yarashyize ku buzima bwawe. Hari icyo abarozi bari barashyize ku buzima bwawe. Icyo gihe abarozi bashyize ku buzima bwawe kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gihe ikuzimu yari yarashyize ku buzima bwawe n'ubwanjye kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo igihe abakonikoni bashyize ku buzima bwawe cyo kukubabarizamo, cyo kugusuzugura, cyo kuguhinyura, cyo kugupinga, cyo kukurwanya no kukwataka, cyo kuguteza kwizengurukaho, kuguteza urubuyero, kuguteza inyatsi, kuguteza ibyo bintu nyine icyangiro ugasanga watawe. Icyo gihe kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cy'uburwayi bwawe cyarangiye, ugiye guhaguruka kuri icyo gisasiro ucire mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyo gucuruza ugahomba cyarangiye, ugiye gucuruza wunguke mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'uwizera Imana akiringira Imana. Ndavugana n'umuntu ukunda Imana. Simvugana n'abantu banga Imana. Simvugana n'abantu n'abantu badakiranukira Imana, batumvira Imana. Ndavugana n'umuntu wumvira Imana. Ndavugana n'umuntu ukunda Imana. Igihe yari arimo aracamo cy'umubabaro kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Igihe yari arimo cy'uburibwe, uburibwe bwawe burarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Igisuzuguriro cyawe kirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Hari amezi yandi aje imbere yawe dutangiye, ugiye gutangira gusoroma ku byiza. Ugiye gusoroma ku mbuto za cya giti cy'umuruho katika jina la Yesu. Igiti cy'umuruho ugiye kugisoromaho imbuto. Umuruho wawe uvanyemo imbuto mu izina rya Yesu. Umuruho wawe, amarira yawe yavanyemo ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda kawe kavanyemo umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Gusoza umutima kwawe kwabayeho ku gihe kirekire kuvuyemo amahoro y'iteka ryose mu izina rya Yesu. Uracyamitse wowe wahoraga ugenda ariko ntugire uyu ujya. Uwiteka afunguye inzira yo gutuma uva ku rwego ukajya ku rundi ukagera aho ushaka kugana. Buri imbaraga zagutangiriye mu nzira, izakubaniye mu nzira, maroho yaliyo kukwamishia sehemu moja yakakuzuia mpenyo, unapenya kwa jina la Yesu Kristo. Nubwo wabutazi Igiswahili vuga ngo nimepenya kwa jina la Yesu Kristo. Aturyo jambo vuga ngo nimepenya kwa jina la Yesu Kristo. Ongera uryature gatatu vugiti nimepenya kwa jina la Yesu Kristo. Ongera usubiremo ngo nimepenya kwa jina la Yesu Kristo. Bisobanura iki? Ngo ndatoboye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibikuta byari biri imbere yawe wabonaga n'ahantu wamenera ngo unyure, urabimenye, uratoboye mu izina rya Yesu Kristo. Ugeze imbere mu izina rya Yesu Kristo. Aho utabonaga inzira irabonetse, aho utabonaga igisubizo kirabonetse katika jina la Yesu. Acira igisubizo cyutabonaga uvuga uti ndacyaciye mu izina rya Yesu Kristo. Cyakiriza umutima wawe. Ni mu mwuka twakira hanyuma tukabyara ibyo twakiriye. Umuntu ufite inda inzimi yatewe indindira fata, nyuma yo gufata hanyuma igihe runaka kabyara. Noneho rero sasa igihe kimwe watewe inda y'amasezerano, inda y'amasezerano iravutse mu izina rya Yesu. Iravutse mu izina rya Yesu Kristo. Abara abanzi bawe, abara ababisha bawe, igihe cyabo cyarangiye cyo kukurwanya, igihe
cyabo cyarangiye cyo kukubuza kugera ku ntego, igihe cyabo cyarangiye cyo kukubuza kugera ku mugambi w'Imana, igihe cyabo cyarangiye cyo kukubuza kugera ku cyo wasengeye, icyo wizeye. Acira icyo wasengeye, acira icyo wizeye, izina rya Yesu Kristo. Acira icyo umaze igihe kirekire usengera, icyo wasengeye mu misozi, icyo wasengeye mu butayu, icyo wasengeye mu minsi 40 wirije ubusa, icyo wasengeye iminsi 7, icyo wasengeye iminsi 3, icyo wasengeye umunsi umwe, icyo wasengeye wicaye mu cumbi wawe, icyo wasengeye uri ahantu mu ntebe, icyo wasengeye wicaye ku buriri, icyo wasengeye wicaye ku muceka, icyo wasengeye waraye kuri sima, icyo wasengeye uri munsi y'igiti, icyo wasengeye acira igisubizo cyacu mu izina rya Yesu. Acira kukigeraho. Hari imbaraga zari zagiye zirwana kugira ngo utagera ku cyo wasengeye. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo, hashyizweho igihe cyo kugira ngo ugere ku cyo wasengeye mu izina rya Yesu. Hashyizweho igihe cyo kugira ngo ugere ku cyo wasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Hashyizweho igihe cyo kugira ngo ugere ku cyo wasengeye. Zopetese kiriya horia. Acira icyo wasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Acira icyo waruhiye mu izina rya Yesu Kristo. Acira icyo wavunikiye. Hari umwanzi wari warakubeshye yuko ibyo wavunikiye ubusa wasengeye ubusa. Ntabwo wasengeye ubusa, wabwo wasengeye ubusa. Icyo wasengeye Imana yaracyumvise. Uwiteka kugarutseho kugira ngo agusubize icyo wasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka yibutsa umuruho wawe n'amarira yawe. Uwiteka yibutsa agahinda kawe n'akababaro kawe. Yibutsa uburibwe wagize. Yibutse ko wamunambye utigeze umuvaho. Yibutse yuko utigeze umwihakana ngo uyoboke izindi mana. Yibutse yuko utigeze wirukanka ngo uhungire mu bapfumu, kuko ijambo rivuga yuko guhungira ku bana b'abantu nta nyungu bimara, ahubwo guhungira ku Uwiteka bigira umumaro cyane. Wahungiye ku Uwiteka mu bibazo byawe, wahungiye ku Uwiteka mu ntambara zawe, wahungiye ku Mana isumba byose mu bukene bwawe, mu burwayi bwawe wahungiye ku Uwiteka, mu busiribateri bwawe wahungiye ku Uwiteka, mu kubengwa kwawe wahungiye ku Uwiteka, mu kwangwa kwawe wahungiye ku Uwiteka, mu kwizengurukaho kwawe wahungiye ku Uwiteka, mu gisuzuguriro cyinshi wahungiye ku Uwiteka, mu marira menshi wahungiye ku Uwiteka. Ntabwo wigeze ukondana umwana w'umuntu. Ndavugana n'umuntu utarigeze ukondana n'umuntu wagize wahungiye ku Uwiteka mu bibazo byose no mu mibabaro yo no mu ntimbazo zose. Muri aya mezi 6 ashize ukaba warikomeje ku Uwiteka. Ndakuhanurira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo noneho uhereye uko kwezi twatangiye kwinjiramo ibitangaza by'Imana biguserukeho, imirimo y'Imana ikwerekanirwaho mu izina rya Yesu Kristo. Mose umwe abigishwa baraza babaza Yesu bati tubwire, n'uyu muntu wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Yesu aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be ntacyo bakoze, ahubwo ngo byari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Hari abantu imirimo y'Imana yerekaniwe ku buzima bwabo. Hari abantu ibitangaza by'Imana byerekaniwe ku buzima bwabo. Ukuboko kw'Imana kwihishuye ku buzima bwabo. Bimenyekanye ko Imana ari icisha bugufi kandi kazamura. Bimenyekanye ko Imana ari izamura ivana ku cyavu kitazana n'imikomangoma. Hari abantu Imana yerekaniyeho imbaraga zayo ko ari yonyine icisha bugufi kandi gashyira hejuru. Hari abantu Imana yerekaniyeho imbaraga zayo ko ari yonyine ifungura urubyaro kandi kanarufungura. Hari abantu Imana yerekaniyeho imirimo yayo ko ari yonyine ibasha kuzingura umuntu Satani yazinze, abarozi bazinze bakavuga ngo nazubaka urugo, uwo muntu ararwubatse mwiza. Imana yerekanyije gukomera kwayo, yerekanye imbaraga zayo ko ari yonyine ifite urufunguzo rw'ibyawe, ni ifite urufunguzo rw'urugo rwawe, ni ifite urufunguzo rw'urushako rwawe, ni ifite urufunguzo rw'ibyo wasengeye. Imirimo y'Imana yerekaniwe ku buzima bwawe. Hari igihe gishizweho, hari itariki ishizweho, hari umunsi ushizweho, hari iminota ishizweho. Ubonye mu kuboko kw'Imana, ubonye mu imbaraga z'Imana. Acira kubona imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Acira kubona ibitangaza by'ijoro. Ubayeho igihe kirekire utarabona Imana ikora. Imana irakwishuriye mu bumana bwayo, igaragaje ubushobozi bwayo n'imbaraga zayo, igaragaje ko ufite ububasha bwo kumira ubukonikoni n'ubupfumu n'uburozi bwose. Umva ngo wararozwe, wararozwe, waratongerewe, baragukagiye, barashitse, baravumye, baraziritse, bazirikira mu misozi, bazirikira mu mataba, bazirikira mu mayira abiri, bazirikira mu buvumo, bazirikira mu myobo, bazirikira mu cyarire, bazirikira hirya no hino, bazirikira ku
umupira, bazirikira ku mwenda, bazirikira uburozi bwo, ariko biramenyekanye ko mu ijuru hari Imana igishwanyaguza uburozi bwose ikabutwika mu izina rya Yesu. Habimenyekanye ko hari imbaraga zimira izindi mbaraga, hari inzoka imira ibindi izindi nzoka, hari igihe abakonikoni bagira ngo bakananirwa, Imana atangiye gukora, abakonikoni ntibashobora gukora. Hamanutse Imana ikora ku buryo nta mukonikoni wo kugutangira, hamanutse Imana ikora ku buryo nta mupfumu wo kugutangira, hamanutse Imana ikora ku buryo nta murozi wo kukubuza kugera ku masezerano yawe, hamanutse Imana ikora ku buryo nta mucwezi nta murangi wakongera kwitambika imbere y'icyo Imana igiye gukora. Hamanutse imbaraga zisumba izindi mbaraga, hamanutse imbaraga z'umuremyi waremye ibiboneka n'ibitaboneka, ubeshaho ibitariho bikabaho. Hari Imana ibeshaho ibitariho bikabaho, ibizanye bikabaho mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikibaye ku buzima bwawe, baravuze ngo ntuzava mu bukode, ubuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Baravuze ngo ntugomba kubona visa, ntugomba kubona ibyangombwa byo gutura muri icyo gihugu, urabibonye mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zigaragaje ukabona visa, ukabona ibyangombwa byo gutura muri icyo gihugu cyahuri. Hari imbaraga zigaragaje zikaguhesha akazi aho bavuze ko nta kazi uzabona. Hari imbaraga zigaragaje zisumba byose zimanutse kuguhindura aho bahora baguciraho iteka bitewe na kamere uzwiho. Iyo kamere iracitse mu izina rya Yesu, urahindutse ubaye umuntu muzima. Wabaye ruvumwa, wabaye igicibwa, wabaye ikimenywa na bose ku bibazo no ku byaha no ku bindi. Hari imbaraga ziguhinduye mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zihinduye paje y'ubuzima bwawe, hari imbaraga zihinduye paje y'imibereho yawe. Izo ni imbaraga zisumba byose, umuremyi waremye ijuru n'isi, umugenga w'ibihe byose, umukuru w'ibihe byose, ufite urufunguzo rw'ikuzimu n'urupfu, kinga ntihagire ucingura. Ndabona hari imiryango ikingutse ku buzima bwawe. Ndatura ngo igihe cyategetswe n'Imana, igihe cyategetswe n'Imana kirasohoye mu izina rya Yesu. Igihe cyategetswe n'Imana ku buzima bwawe ngicyo kiraje, igihe cyategetswe n'Imana kirasohoye. Hari igihe cyari cyarategetswe n'abarozi, Imana yarabaretse bararoga, Imana yarabaretse baravuma, Imana yararetse baratongera, Imana yarabiretse baragutoteza, Imana yarabiretse bakomeye, urarenganywa. Iciye akarengane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ihagaritse akarengane k'abapfumu bakurogaga, ihagaritse akarengane k'abarozi, ihagaritse akarengane k'abagizi ba nabi bari barakwigirijeho nkana. Kararangiye fire kwa jina la Yesu, kararangiye fire kwa jina la Yesu Kristo sumba mazina yose, kararangiye katika jina la Yesu Kristo. Yego igihe cyarabaye uburwayi, urarwara. Hari Imana imanutse ikabikompo ikoropye virusi itera sida mu maraso yawe. Hari za sida zikoropye zivanywe muri aya maraso. Hari sida, yewe virusi itera sida, uhuye n'umuriro w'Uwiteka, uhuye n'izina rya Yesu Kristo rikinga ntihagire icingura, uhuye n'amaraso Yesu Kristo. Hari amaraso Yesu yejeje, hari indwara umwami Yesu Kristo ashyizeho akadomo. Imivuduko irarangiye, kanseri zirarangiye, diabete zirarangiye katika jina la Yesu Kristo. Ibyo birwara bikuturumbutsemo, wow, ubuzima uhawe amagara mazima. Imbaraga zaribye nyenyeri yawe, amagara yawe iragarutse, inyenyeri y'amagara yawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugaruye sante nzima ku buzima bwawe. Pale tesekiria holia rapatasa krababali oborezekiria. Aciro ibyo wari waraganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Aciro icyo wari waraganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Aciro icyo wari waraganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo subije imigisha wari waraganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo subije amahirwe yawe waraganyijwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo subije iterambere ryawe wari waratwawe mu izina rya Yesu Kristo. Senge ibyo birenge byawe ndabihambura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabihambura mu izina rya Yesu. Ndabihambura ibyo birenge kwa jina la Yesu. Ndabihambura ibirenge byawe n'ibyanjye birahambutse, ibyanjye birahambutse, bihamburiwe gutera imbere, bihamburiwe kwihuta mu iterambere kwa jina la Yesu Kristo. Kudindizwa bivanyweho kwa jina, kudindizwa bivanywe ku birenge byanjye n'ibyawe kwa jina. Hari imbaraga zimiza umwuka watudindizaga, zimiza umwuka kudindizaga. Uwo mwuka kudindizaga umezwe n'imbaraga z'Uwiteka. Uwo mwuka kudindizaga umezwe n'imbaraga zisumba byose. Urazamutse uvuye ku rwego ujyanywe mu rundi mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekanye ko Imana aricisha bugufi kandi igashyira hejuru. Imana nihabwa amashimwe, Imana nihabwa icyubahiro,
ikuzamuye kugarutseho mu gihe nk'iki ngiki, mu kwezi nk'uku nguko, mbere y'uko umwaka urangira, igukuremeye amashimwe, igukuremeye ubuhamya, yizamurira icyubahiro uyishime, yizamurira icyubahiro uyishime, yizamurira icyubahiro uyishime, yizamurira icyubahiro uyibwire ngo uri Imana nzima, yizamurira icyubahiro uyibwire ngo ntawe uhwanye nawe, uyibwire ngo ntawe usa nawe, uyibwire ngo ntawe wagereranywa nawe. Ibohoye ibirenge byawe, ibohoye intambwe zawe, ibohoye iterambere ryawe, ibohoye agakiza kawe, ibohoye amahirwe yawe, ibohoye ibyawe byose. Ibyo Satani yari yarakwibye birakugarukiye mu izina rya Yesu Kristo. Hagaragaye imbaraga zisumba byose, hagaragaye imbaraga zishobora byose, hagaragaye imbaraga ziyaguhanze ikakuzana mu isi. Izo zirakuzamuye, izo ziragutumbagije. Petese kiriaholiya, ndabona hari abantu batumbagijwe mu kirere. Jambo riravuga ngo abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, ngo bazatumbagiza amababa yabo mu kirere. Hari abantu Imana itumbagije, abo Satani yari yaricaye ku mutwe. Ndabona akantu kameze nk'akadenesi gakubitswe hasi kagatumbagira mu kirere katika jina la Yesu. Uwiteka aragutumbagije, wakubiswe hasi cyane, ariko uko wakubiswe hasi ugahizwa hasi ni kuzomutse ugatumbagira mu izina rya Yesu Kristo. Aho abanzi bawe n'ababisha bawe batazongera kukubona ukundi, aho abashikaga batazongera gushika ngo bikunde, aho abavuma batazongera kuvuma ngo bikunde. Uwiteka aragutumbagije, akugejeje mu kirere yifuzaga ugomba kuba burimo. Zopetese kiriaholiya, hari kirere wari warabujijwe kugeramo ukigezemo mu izina rya Yesu Kristo. Hari urwego wari warabujijwe kugeramo, wari warakumiriwe gushaka, urashatse mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zari zaragukumiriye ku rugo zigukuweho katika jina la Yesu. Uhawe uburenganzira bwo kurongorwa, uhawe uburenganzira bwo gushaka, uhawe uburenganzira bwo kubyara. Hari imbaraga zari zaragukumiriye zaravuze yuko mu babyara utarimo, urabyaye mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zari zaragukumiriye zaravuze yuko we uzicwa n'iyo ndwara, iyo ndwara ntabwo ikikwishe, urakize mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga zari zaragukumiriye zaragushyize kure yo kuzamuka no gutera imbere nk'abandi. Zopetese kiriahole, uhawe gutera imbere, uhawe kuja imbere. Ni Imana ibiguhaye ihoraho isumba byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Ndavugana n'uyizera, ndavugana n'uyiringira, ndavugana n'uyisenga ku manywa na nijoro, ndavugana n'umuntu utarigeze akata iburyo cyangwa ibumoso, wakurikiranye Imana yakayishikamizaho umutima, akayizirikaho mu bukene, akayizirikaho mu nzara, akayizirikaho mu bitutsi byinshi, mu gisuzuguriro cyinshi, mu marira menshi, mu gutabwa kwinshi, mu gukobwa kwinshi, mu kuvugwa nabi kwinshi. Ntayiveho ahubwo akayizirikaho. Uwo muntu iramutumbagije, uwo muntu iramuzamuye. Zopetese kiriaholiya, uyu muntu wanzwe ntihagire icyiza kimunyuramo. Uwiteka muhaye ubwiza buruta ubw'ahandi hose. Ndabona hari abantu Imana ihaye ubwiza buruta ubw'ahandi hose. Wari waranzwe abantu bajya bakabona nta cyiza cyakuvaho. Imana iguhaye ubwiza buruta ubw'ahandi hose, iguhaye konka amashereka y'abami. Zopetese kiriaholiya, ndonsa amashereka y'abami katika jina. Abami bazakubera baso, abami kazi bakubere ba nyoko, wonka amashereka yabo. Zopetese kiriaholiya, hari abantu bakujwe n'abakomeye, hari abantu bahujwe n'abantu b'umumaro. Repetese kiriaholiya, hari abantu bazamuye mu ntera, bavanywe mu nzego bajyanwa mu zindi kubw'icyubahiro cy'Imana. Satani yari yaravuze ngo aba bantu ntibazava ku rwego bariho rw'ubuzima. Satani yari yaravuze ngo aba bantu ntibazava kuri iki cyiciro cy'imibereho. Hari abantu Imana izamuye ivanye mu cyiciro cy'imibereho runaka ishyize mu kindi cyiciro cy'imibereho. Hari abantu ivanye mu cyiciro cyo gufashwa ibashyize mu cyiciro cyo gufasha abandi. Hari abantu ivanye mu cyiciro cyo gusabiriza ibashyize mu cyiciro cyo gusabwa. Hari abantu Imana ivanye mu cyiciro cy'amarira ibashyize mu cyiciro cyo guseka. Hari abantu Imana ivanye mu cyiciro cy'intambara ibinjije mu cyiciro cy'amahoro n'amahoro menshi n'umudendezo mwinshi. Hari abantu Imana ivanye mu cyiciro cy'ubusirateri ibajyanye mu cyiciro cyo kwitwa abapapa n'abamama. Hari abantu Imana ivanye mu cyiciro cy'ingumba, wari ingumba byaye karindwi
karindwi. So petese kiriya holia, hari abantu Imana ivanye mu cyiciro cyo gusuzugurwa ibashyize mu cyiciro cyo kubahwa. Umaze igihe kirekire mu gisuzuguriro, Imana igushyize mu cyiciro cyo kubahwa mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kuvanyaho igisuzuguriro cy'imyaka myinshi. Repetese kiriya holia, hari abantu Imana iteje intambwe zitazasubira inyuma. Rimwe na rimwe wagiye utera intambwe ugasanga usubiye inyuma, ntabwo uzongera gusubira inyuma ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo intambwe uteye ni intambwe Uwiteka aguteje ubwe kandi akayikomeza, kuko niwe ugira icirema, yamara kucirema akagikomeza. Hari ikintu Imana iremye mu maraso yawe. Mu maraso yawe haremye ubuzima, mu mubiri wawe haremye ubuzima. Aya maso yaragiye guhuma, ahawe kubona mu izina rya Yesu Kristo. Aya matwi atumvaga neza, ahawe kumva mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mubiri wari ugoswe n'imbaraga z'ikuzimu ziwuboshye, uyu mubiri urabohowe mu izina rya Yesu Kristo. Wari warashyizwe muri kasho y'ikuzimu, muri gereza z'abadayimoni. Wa mubiri we nkuvanye mu maboko y'abarozi. Hari umubiri Imana yambuye abarozi mu izina rya Yesu, bawuryaga ku manywa na nijoro. Waryamaga ugasanga, wabyuka ugasanga bakuciye indasago, barozi baraye bakunywa amaraso. Nkuvanye muri icyo kiguri cy'abarozi mu izina rya Yesu. Reka abanzi bawe batembagazwe mu izina rya Yesu. Marayika baca umutwe, inkuba y'Uwiteka ibanure bave ku buzima bwawe. Hari abantu Imana ibohoye muri iri joro, hari abantu Imana ibohoye muri aya manywa, hari abantu Imana ibohoye ku isi ariyo yose bari kunyumviraho. Katika jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, hari uruzingo Imana imenaguye. Zopetese kiriya holia, ndabona umuriro w'Imana uri kumanuka uri gutwika ibintu byinshi mu isi y'umwuka byari biboshya abantu. Hari abantu Imana ivanye ku bicaniro by'abazimu, hari abantu Imana ivanye ku bicaniro by'abarozi, hari amazini kwe ku bicaniro bya Satani, hari amazini ivanye ku bicaniro by'ikuzimu. Kwa jina hari izina ryari ryaraboheshejwe iminyururu y'umuruho n'imibabaro, iguciyeho imiruho mu izina rya Yesu Kristo, iguciyeho imibabaro mu izina rya Yesu Kristo, iguciyeho agahinda k'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Irakunamuye. Ndabona hari abantu Imana yunamuye, bari bahetamishijwe n'imitwaro y'ibibazo byinshi. Buririmbye aririmba ngo yadutuye imitwaro yajyaga iduhetamisha, none tugenda twemye. Hari abantu bagiye kugenda bemye mu izina rya Yesu. Reka imitwaro yari kuriho igwe hasi. Repetese kiriya holia, ibyo wikorejwe n'ikuzimu, ibyo wikorejwe n'abarozi, ibyo wikorejwe n'imyuka y'abanyamashyari n'iy'urwango, ndamenagura umwuka w'urwango rwari rukuriho mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura umwuka w'ishyari wakugenzaga mu izina rya Yesu Kristo. Ushizwe hejuru y'abagugiriye amashyari, ushizwe hejuru y'abakwanze bagusonikiye mu mugambi w'Imana. Repetese kiriya holia patasagara baba. Ndavugana n'umuntu ukunda Imana, ndavugana n'uwizera Imana, udashidikanya ku Mana yawe wamaze kumenya Imana y'uko urasenga. Hari abantu hinduriye ubuzima, hari abantu hinduriye imibereho, abantu bahuye n'ibigeragezo ariko ntibayinube, abahuye n'ibigeragezo ntibayitotombere, abahuye n'intambara ntibacike intege zo gukomeza gukora imirimo myiza. Imana irabibutse. Ndabona kwibukwa kw'Imana, ndabona hari abagabo Imana yibutse, ndabona hari abapapa Imana yibutse, hari abakobwa Imana yibutse, hari abamama Imana yibutse, hari umuntu Imana yibutse imirimo yawe, yibutse ibihe byo gusenga kwawe ko kuzamuka mu misozi, yibutse amarira yawe y'igihe kirekire, yibutse amaturo yawe, yibutse bimwe mu icumi byawe, yibutse amaturo yawe, yibutse gufasha abakozi b'Imana, yibutse abantu wagiye utera inkunga, yibutse abantu warihiye amashuri, yibutse abantu wishyuriye mituweli, yibutse umuntu wagiriye neza, yibutse umuntu wahaye wari ugiye kuburara, yibutse uwo wishyuriye inzu, yibutse iyo mirimo myiza wakoze. Repetese kiriya holia, ndatura ngo abantu bazamuke bave mu nzego bajya mu zindi. Urakoze Mwami kuri uyu muntu uzamutse uvanywe ku rwego akaba ajyanwe ku rundi rwego. mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze kuri uyu muntu mwami utumbagije. Ndabona hari abantu batumbagijwe mu izina rya Yesu bashyizwe mu ntera zo hejuru cyane. Hari abantu Imana izamuye. Ntabwo ndi kuvuga abapagani, ntabwo ndi kuvuga abatizera, ndavugana n'uwizera Imana, uwishingikirije ku Uwiteka, wiringiye Imana yiwe gusa ku giti cyayo, ntagire icyo ayibangikanya nacyo. Ndabona hari umuntu Imana itumbagije mu kirere cyayo mu izina rya Yesu Kristo, ikabimushyize hejuru y'abami n'ibihugo.
zopetese kiriya horia. Ntuzibagirwe numara kugera muri bwo bushorishori, ntuzibagirwe ngo icyubahiro cyawe icyubahiro cyawe ushaka gutwara n'ikimana. Ufate icyawe ufate n'ikimana, ubwo uzaguma n'icyawe ariko ikimana gizahora ari ikimana. Repetese kiriya horia. Hari abantu hindura amateka, hari abantu hindura ubuzima muri aya mezi asigaye. Acira kubohoka kw'Imana, acira kubohorwa n'Imana, acira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana uyizamurira icyubahiro, ibwire ngo Mana urakoze inshuro 7. Aho uri ibwire ngo Mana urakoze ko naciriye kwinjira mu buzima bushya. Yibwire ngo Mana urakoze kumpanaguye amarira, yibwire ngo Mana urakoze kumpanaguye agahinda, yibwire ngo Mana urakoze kunkuyeho urubuyero n'uruzerero, yibwire ngo Mana urakoze kunkuye mu bukode bw'imyaka myinshi, yibwire ngo Mana urakoze kunkuye mu madeni, yibwire ngo Mana urakoze kunkuye mu busiribateri, yibwire Mana urakoze kumvanyeho ubugumba, yibwire Mana urakoze kunkijije indwara, yibwire ngo Mana urakoze kunkuriyeho urupfu. Hari abantu Imana ikureho urupfu rw'akarago, bari bagiye gupfa, indwara bari barwaye zari zo kubica, ariko Uwiteka bakuriyeho urupfu. Zopetese kiriya horia. Yibwire ngo Mana urakoze kunkijije, ukabumvanye kuri iki gisasiro. Yibwire uti Mana urakoze kumpaye gusoza aya mashuri nkaba yashoje neza. Yibwire uti Mana urakoze kumpaye akazi kandi ukabuzamuye. Yibwire ngo Mana urakoze kumpaye urubyaro. Yibwire ngo Mana urakoze kunyeretse. Yibwire ngo Mana urakoze kunyijije imbaraga z'abarozi banjenzaga. Uyizamurira amashimwe y'icyubahiro. Uyibwire ngo urakarama ibihe byose, urakabyara abahungu n'abakobwa. Uyibwire ngo nzagukurira ubwatsi kandi nje kugukurira ubwatsi vuba byihuse bw'amashimwe. Urakoze Imana yanjye, urakoze Imana yanjye, urakoze Imana yanjye, urakoze Imana yanjye, urakoze Imana yanjye kubwo duteje intambwe ukaba tuvanye ku cyiciro tujyana ku kindi. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi.